nabisobanuye hano kare nayikoreye mama bikora mu izina rya mushiki wanjye muto Bucura wo mu rugo nari nzi ko uzagaruka hari izindi challenges baba barahuye nazo urimo gutunganya iyi album gukora imiziki biragora gukora indirimbo mu buzima busanzwe biragora impamvu ubwo njye mbona ntabitinzeho nuko barumva nyine bireba abanyamuziki ariko turebere guhura umuntu wa reka mbahe nk'umunsi umwe hari umuntu nibagiwe umuntu witwa Igor w'umuhanzi muramuzi Mabano buriya yaradufashije cyane njyewe na Kiss ari mu bantu twamaranye amasaha menshi ku bantu bose bakoze muri album nyine mu gihe kimwe atarayo nagiyeho ngo ntahitsubireye hari umunsi urangiyeho na Kiss twamaze amasaha 48 tureba twarayacapye akazi tukagakora akanga kurangira kabisa kandi nta muntu dusigana nawe birakizi none se watinyuka koko kagiye itasi wabibona muri karite zikomeye za Kiss harimo n'akantu ko kutarambirwa no kudacika intege biragora nyine ko abantu benshi ubundi tugahuza urangiye sinjya kugira ibintu byo kurambirwa rero Igor yarantunguye Kizo nari nsanzwe zimuziho Igor yarantunguye kabisa Red Bull fate coffee fata gacayi uri ndandi nawe ukabona ko ndagira siteko muci intege fata joti urumva ariko ubu ayo ni amasaha ya nyuma yo gutegura yo kurayiza indirimbo zari ziri kwa Kiss zose yazutwaye amasaha amanywa n'amajoro tureba pe kurya aho naryamye hacitse ko ubwo ntabwo najya kuvuga ko tudetaye twose twigerageje bitaragenze zo twaratugeza twabuze zo nakoze iya album nayikoreye introduction 3 iya kane niyo twashyizeho ubwo rero ni byinshi tuba twaranyuze mu byinshi umuntu mu by'akazi byo n'ubundi nyine nta kazi koroha kabaho twaragakoze karemera ikindi cyagoranye ni abahanzi ikibazo twabigiye amayeri urumva mwari mwabiteguye ahubwo uburyo bushyashya bwo gusohora indirimbo nyine bitewe n'abantu turi gukorana nabwo imihini mishya nyine n'amabavu nta kundi ni ukwiga unabikora n'icyarimwe ariko ni sawa cyane kubera ko n'ubundi nicyo nari naratinye gusohora album gusohora ikintu ntikigende mu buryo bufatika cyangwa ikigero cyagakwiye kugera birababaza kurusha kuhanyura ubabaye ariko ukahagera rero album iravuna ubwo n'umumara nakoze indirimbo 200 masohora no 10 nako kazi kose kaba karagiye no kuri izo zindi nubwo zitabashije gusohoka ariko twashagamo ibyiza bibakwiriye kuko buriya rego umukiriya ni umwami tumubaha kubi ntabwo twamusondeka umutima wo gukorera amashusho hari ayo yakorewe hanze y'u Rwanda yego n'indirimbo yitwa Oya twayikoreye Zanzibar impamvu nivuze nuko harasohoka indirimbo uyu munsi burenge yasohotse itanzwe kugira ngo yaragiye uyu munsi turasohora indirimbo mw'abantu muri Melodina Joe Boy irasohoka mu kanya gato 5:00 ubwo muramwahageze irasohokana na video yayo irajyaho murebera amashusho hose muraza kuyihabona muze kugenda mu ndebere mu mbwire ko akantu ko kuri inzobe kugabanya ibiro buranga ariko birimo ibintu kabi kubonye mu kagabutura kabisomeze neza cyane oya naba gamara ikintu none akantu ko kubito kagiye kiganzamo cyane ni filter
rero narwanye nabyo birananira arwumvira zirambye twumura ndagufasha so amashusho twayakoze indirimbo nziza hano mwayumvise yitwa Beauty on Fire nabikunda abakobwa bacu aribo bari postinze kurusha abo muri Nigeria kuko mbona kamera zitababera natwe indirimbo yitwa Beauty on Fire oya nanjye nubwo ntarimo ariko urumva iyo rero yakinye wenda uri nk'umufana wayo uravuga ngo turabatsinze indirimbo yitwa marijuana ntabwo yitwa marijuana turumvikana ni maru na mariana mumeze mute sinagarutse abantu muri hano mwavutse mu 2000 ngabagiriza ruswa abantu muri kuri live mwavutse mu 2000 kuzamura mujye munyita Uncle Bruce urumva ni hame kubera ko tugemba n'abahene nabo barakuze tugaciringa nkajya numva ari kuvuga stories zikagera hano zikagarukira mu nzira bisi bimeze biti ubundi nabaga hataraza cyane hari ibintu bimwe na bimenye mutaraza Uncle Bruce mugafate mugashyira ahantu ko mukanya maze kube dore se ngo wa mukobwa wanjye nta muntu ugira umwana ungana gutya atari Uncle ubu na Rusina nyita Uncle nuko wenda atabivugira hano cyangwa se yabivugira ku mutima wenda nanjye ntabimbwire ariko Rusina ubanza atari uwo muri za Kibiri iyo murebye rwose itama iyo murebye itama mbona okay ndamuruta ariko twa generation yabimubwiye ariko nanjye nemera nka Kostini oya anti pendo si kuvuga anti ukongera igiswahili ndumva bitari kugenda anti ni izina ry'igiswahili ntibyagakurikiranye anti pendo anti bahati anti bahati yani tonto ungu tantine pendo Iya, bisa nabigira ibintu kwamamaza kuko twabara. Iyo ni marijuana. Wagiye kuvuga ngo iki? Oya. Mawe. ngo Mariana ahubwo imbogamizi mu kugashaka nizo zigenda ziyobora ibi rero biterwa n'uko gushaka akazi rimwe na rimwe bitigishwa mu mashuri none bigatera abakene bacu bombi batandukanye mu miterere no mu n'inzobe n'igikate ikorera nyine muremure udini mu house igomba kazi umuryango bakunda gukenera Unataka ndio kuvuga sikeni. 97 None sikeni toro. None sikeni toro ni. Are you a graduate and you want to start or you want to start your business? Are you planning to retire from employment and you want to start a business? Are you an employee with some savings and you want to start your business? Start and Grow Business Coaching Limited can assist to achieve it through tested and approved SIYB, a business startup training package which includes well-developed training manuals, business idea booklet, business plan booklet. This means trainees will get a business idea and a business plan at the end of the training. The training and the trainee are certified by International Labour Organization, ILO,
and millions of businesses and jobs have been created through SIYB program worldwide. So call them on 07-8830-2106, or you can email them on kisgirl@yahoo.com. kuki mubona nkashyuha urumva iyi ndirimbo irimo akantu ka gakondo kuki mubona nkashyuha abantu bari kwandika indirimbo bakunze neza kubona akanya ndaza kubabwira ukuntu byagiye bigenda ngo zibeho n'abantu bagiye babigiramo uruhare ngo hashye muri introduction muze kumbwira ijambo ritangaje mwumvishemo kuko ririmo abantu bose babireba no mu myaka izaza abantu bazahagera bazamenye ko natwe twahageze ku mafaranga
YouTube ariko kuri YouTube turagenda tuzibaha gake gake kugira ngo bigende neza uburyo bwose uko buteguye bwo gusohora album ihure ariko namwe muzibone mu buryo bukwiye kuko hari isohoka n'amashusho hari isohoka n'amaudio bitewe rero n'ukuntu abajyanama mu byo gusohora imiziki bamfasha kubona sindi nararibonye cyane muri byo yego nuko gahunda iteye. Okay, tugiye kumva indirimbo yitwa Energy. Yego, Energy ni indirimbo nziza ubaye uri umusirimu wakunda mbega mu yandi magambo n'umuntu utayikunze ufite wibwiza kuri Wakoze tuvuga ibintu byinshi cyane. Why Colorful Generation? Colorful Generation ni urebye n'ibyo navugaga haruguru nko muri generasiyo zombi nsanze nta fitingamo urumva kwa Austin igihumbi kwa Rusine ndi hejuru gato nanjye uyu munsi gatoya kwa n'abazanda Uncle Bruce Yego. hanyuma rero tukanagira nabo baba mama twavugaga haruguru batumva ibijyanye n'iyi si turimo y'abajene n'abagenzi n'urubyiruko urumva ko dufite impande zose kandi tugomba kubana neza tukuzuzanya bitihise ibintu bikagenda nabi Yego. gusa na album yanjye nuyumva neza urasangaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye ubigize amabara ntabyo utasangaho guhera ku ndirimbo z'Imana iz'urukundo iz'ubuzima busanzwe iz'ububari budasanzwe rero udasanzwe ubwo n'ubuyarabuye ubu rero ibyo bintu byose twarabiteranyije hamwe tubona tubishyize mu ibara bitari barimo byaba amabara menshi ariko nanone ko natagitingaga generasiyo zose ko ni buri muntu wese uzumva inalbum azisangaho kubyita Colorful Generation byabonye ubusobanuro bwihuse kuruta andi mazina twari twahisemo. Ariko rero izi ndirimbo zose numvise hari ukuntu zitangira mu buryo butandukanye abaproducer ntabwo genre zitandukanye abaproducer baratandukanye Bruno baramubajije ngo we yatonye gusohora indirimbo nyinshi mu mwaka ushize no muri indirimbo zabo kasi umuneke n'imiteja zirabora ntabwo zibora ariko Juno n'umuhanga Juno ntabwo yigeze abura indirimbo zo gusohora ahubwo wenda no kuba yabyumva ibyo ngibyo akitegereza akavuga ngo yarabyumvise kamenetse n'ibyahatari gusa na sente igenda kugiramo akantu ko mu ndirimbo